Ndabashuje cyane mu izina rya Yesu, mbahaye ikaze muri cyano ukuri nuku. Nitwa Pastor Muziranenge Patricia, ndabakunda cyane, ndabakiriye, ndabizi mujya munkurikira muri benshi. N'uyu munsi rero mbafitiye ubutumwa bwiza. Haleluya, haleluya. Mbafitiye ubutumwa bwiza buturuka ku Mana Data nahawe n'Umwuka Wera. Ni amagambo y'Imana tugiye kuganira. Imana yashyize ku mutima wanjye, reka nsenge. Imana Data mu izina rya Yesu nkwaye icyubahiro. Ndagushimiye kuri Imana yo kwizerwa, ndagushimiye kuri Imana idahinduka. Mu mugambi wawe harimo ibyiza, mpagaze imbere y'ubwoko bwawe buri kuri iyi si buzakurikira ubutumwa bwiza. Mwami ndasenze mu izina rya Yesu Kristo w'i Nazareti kugira ngo ubuyobozi bw'Umwuka Wera abe ari bwo baka ubuzima bwanjye. Mwami ntabarige izina ryawe abe ryo rishyirwa hejuru. Urakoze Mwami, mbumbura akanwa wivugire, ngabanire hamwe n'abanyumva ndetse n'abazanyumva kubw'ubuntu bwawe n'ineza yawe. Icyubahiro n'ishimwe n'ibyawe mu izina rya Yesu. Amen, amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana riri mu Kuva ibice 3 ku murongo wa 7. Haranditse ngo Uwiteka aramubwira ati, ni ukuri mbonye kubabara k'ubwoko bwanjye buri muri Egiputa, numvise gutaka batakishwa n'ababakoresha uburetwa, kuko nzi imibabaro yabo, kandi manuwe no kubakiza, mbakure mu maboko y'Abanyegiputa, mbakure muri icyo gihugu, mbajyane mu gihugu cyiza kigari cy'amata n'ubuki, gituwemo n'Abanyakanani. Yesu ashimwe cyane. Cyane cyane aho nayoboye kuganira uyu munsi ni ukuvuga ngo Imana ijya imanuka. Imana iramanuka ikareba ikitegereza abantu bayo. Iyo ibitegereje rero ntabwo imanuka ngo ibitegereze gusa. Abisirayeli bari mu buretwa bubakomereye, bari mu gihugu kitari icyabo, bari mu gihugu cy'ubunyage, kandi uw'Imana yavuganaga nawe, yavuganaga na Mose, bari basanzwe baziranye. Imana yamurokoye ikamubeshaho mu gihe yavukaga, abandi barimo gupfa. Reka nkubwire, nta kintu na kimwe kijya cyica umugambi w'Imana ku buzima bw'abantu. Imana rero yari imanuwe no kumenyesha Mose yuko Imana itigeze yibagirwa isezerano yagiranye n'Abisirayeli. Ubwo rero itibagirwa, Imana ntiyibagirwa. Igihe kiragera ikamanuka, kandi ikamanuka igakora. Nta kintu gishobora kurogoya isezerano Imana yagiranye nawe. Isezerano ryawe rirahari, umunsi umwe Imana izamanuka. Imana ijya imanuka igakora ibitangaza. Kubera iki? Iba yumvise. Haleluya. Bivuga ngo hari n'igihe cyawe nawe kugaragaza ibibazo byawe imbere y'Imana, ukanihira Imana. Imana yumvise, yarabonye, ibona kubabazwa bababazwa, kandi irumva. Haleluya. Bivuga ngo Imana irareba ibyo tucamo, Imana irabireba ibyo urimo kunyuramo, Imana irabireba, ariko nanone ibitegereje kumva. Yumvise gutaka kwawo. Ijambo ry'Imana yatubwira ngo ntabaza ndagutabara. Haleluya. Bivuga ngo hari igihe cyawe cyo gutaka, hari igihe cyawe cyo kuniha. Imana yumvise umuniwa w'Abisirayeli, Imana yumvise gutaka kw'Abisirayeli, Imana yumvise umuborogo wabo, hanyuma Imana irongera ibagarukaho. Icyo nkundira Imana, ntabwo ugize inukwa. Niyo umuntu yaba yitwaye nabi bikamugiraho ingaruka zo guhura n'akaga, ariko ibyo Imana yari yarabibwiye Aburahamu kuva mbere hose, imuha isezerano yuko izabana n'ubwoko bwe, kandi ubwo abana be bazatura mu gihugu cy'i Kanani. Ariko kubera imyitwarire yabo mibi yabayeho, yo gusenga izindi mana, yo kubana n'ibigirwamana, yo gushakana n'abanyamahanga, byatumye Imana ibavaho bahinduka abanyage mu kindi gihugu. Haleluya. Bahindutse abanyage mu kindi gihugu, hanyuma muri icyo gihugu rero banyagiwemo, ari cyo gihugu cya Egiputa, bahuye n'akaga gakomeye, bahuye n'ibibazo bikomeye, bahuye no kugeragezwa gukomeye. Ariko Imana, kuko ari Imana yo kwizerwa, ni Imana y'amasezerano, ni Imana idahinduka, ni Imana igira imbabazi nyinshi, ni Imana igira ubuntu bwinshi, ni Imana idakiranirwa ngo yibagirwe isezerano. Na Dawidi araryibuka. Ni inkanswe Imana yaremye ijuru n'isi, Imana yacu. Dawidi yibutse isezerano yagiranye na Yonatani. Dawidi ari umuntu yibuka isezerano yagiranye na Yonatani. Nubwo yagiranye na Yonatani isezerano, ariko bitavuze yuko bitari bimubabaje kuba Dawidi yarahigwaga na se.
ariko Yonatani hari isezerano, hari icyo yari azi Imana yavuze kuri Dawidi. Aramubwira ati dukorane isezerano, ndabizi ni wowe uzaba umwami, nzakungiriza. Bakorana isezerano ati nimba ntanakiriho ntuzibagirwe urubyaro rwanjye. Ariko Dawidi yibuka isezerano. Imana rero hano yaramanutse imanuwe no kwibuka isezerano yagiranye na Aburahamu na Isaka na Yakobo. Ibwira Abisirayeli, ibwira Mose iti Uwiteka aramubwira ati ni ukuri. Haleluya. Iyi cyana dukurikira ndashaka kuvuga ukuri kw'ijambo ry'Imana. Yitwa ngo ukuri nuku. Haleluya. Ukuri nuku kw'Imana. Imana ijya imanuka. Imana ijya imanuka ikareba. Iyo imanutse ikareba irareba ikumva. Irareba ikumva yarangiza igakora. Haleluya. Haleluya. Imana ijya ikora. Imana ijya iteturura. Imana ijya ikura abatindi ku cyavu ikabicaranya n'ibikomangoma. Nagira ngo nkubwire ngo iki gihe ni wizanira ijambo. Imana ikugarutseho. Imana irakumanukiye. Imana ije kukwiyereka. Imana ije kugutabara. Imana ijya yumva iminiho. Imana ijya yumva gutabaza. Imana ijya yumva guhungirwaho. Iyi Imana uyihungiyeho ikugirira neza. Ntabwo nzibagirwa umunsi Imana yangarutseho. Imana yangarutseho mbona imirimo yayo. Imana yangarutseho iranteturura. Imana yanyeretse kugira neza kwayo. Nigeze kugira ikibazo ndarwara ndaremba, njya muri koma, mara ukwezi ndi muri koma. Ariko icyo nshatse kuvugaho, naho nari maze kugarura ubwenge, noneho ndi muzima, mbona nshobora kubwira Imana yanjye, nshobora gutabaza Imana yanjye. Naguye muri koma mfite uruhinja rw'amezi 6. Nagarutse mu rugo rufite amezi 8, ndi pararize, ntashobora guhagarara, ntashobora kwihekera umwana, ntashobora kwiterurira umwana, yewe nanjye ntashoboye kwikarabya, nanjye ntashoboye kwigira. Ariko Imana yo kwizerwa irongera ingarukaho umunsi umwe kubera umubabaro wo mu mutima nagize. Reka mbabwire bene data, iyo uzinutswe Imana yacu irashoboye, Imana yacu irakora. Imana yanjye narayibonye, nabonye kugira neza kwayo. Uwo mugoroba haje abantu benshi kunsura, tunanirwa gukwirwa mu cyumba aho nari ndyamye. Mugabo aranterura anjyana muri saro, ndyama mu ntebe nini muri saro. Uwo mwana wanjye yarantinyaga nk'inyamaswa yadutse muri urwo rugo. Ariko Imana igira neza. Byanteraga umubabaro. Umwana wanjye nari ngarutse mu rugo mukumbuye, nari ngarutse mu rugo nkeneye ko anyegera, nari ngarutse mu rugo nkeneye ubusabane nawe. Ariko umwana yarantinyaga, umwana ntiyanyegeraga. Sinzibagirwa rero, sinzibagirwa kugira neza kw'Imana kwagaragaye kuri uwo mugoroba. Umwana we mwicaza haruguru yanjye ku ntebe ya saramanje. Haleluya, haleluya. Ni nk'uko umuririmbyi yavuze ngo ntago nzibagirwa igihe nakizwaga. Ikintu gitera Imana gukora ni ukutibagirwa kugira neza kwayo, ni ukutibagirwa ukuboko kwayo kwiza wabonye, ni ukutibagirwa imbabazi zayo, ni ukutibagirwa imbaraga zayo. Ibyo bigutera umwete gukomeza kuyigirira icyizere. Nicyo cyaneshereje Dawidi. Yanesheje ubwo yahaga Sawuli ubuhamya, akamubwira ati umugaragu wawe ndi umwungeri w'intama, ariko intare zateraga intama za data nkayicakira, nkayica. Ntago yigeze inyaga umwana w'intama. Imana yabanye nanjye kiriya gihe. Haleluya. Dawidi aravuga ngo Imana yabanye nanjye kiriya gihe. Nuriya Mufilisiti utarakebwe arapfa nk'imwe muri zo. Muri uwo mugoroba rero abashyitsi baratashye bose, abo twari kumwe mu rugo baherekeza abashyitsi, sigarana n'umwana wanjye muri saro. Umwana yagiye kugarura ubwenge bamaze kurenga urupangu, aho adashobora kurira ngo bamwumve, aho adashobora gutabaza ngo bamwumve. Agarura ubwenge, amenya yuko yasigaranye na wa muntu atinya cyane ari we nyina. Ababyeyi ntekereza ko mushobora kubyumva cyane. Gutinywa ugatinywa n'umwana wawe, ni ikigeragezo, ni ikibazo gikomeye cyane, amarira menshi. Ibyo ntago byambabaje nka pararize, ibyo ntago byambabaje nko kumusigara amezi 6, ibyo ntago byambabaje kuruta ibindi bigeragezo nari narigeze guhura nabyo. Ariko nababajwe
n'umwana wanjye kwitura imbere yanjye ntashobora kumuramira. Umwana yagize ubwoba arahungabana, aramanuka ku ntebe ya saramanje yikubita imbere yanjye, arakambakamba yihuta, aragenda yicara mu muryango ategereje ubutabazi buturuka hanze. Ndababara, umutima wanjye urababara. Hari igihe umuntu aca mu karengane, hari igihe umuntu aca mu kigeragezo kikagutera umubabaro urenze, kikagutera umubabaro udashobora gusobanura. Ariko Imana ishimwe, hari Imana isobanurirwa imibabaro, hari Imana itabazwa ikumva, hari Imana ishobora kukumva neza, ikumva kandi ikumva n'ibyo utayibwiye. Kubera yuko Dawudi yaranditse muri Zaburi, aravuga ngo Uwiteka warandondoye uramenya, uzi imyicarire yanjye, uzi imihagurukire yanjye, n'ijambo ritararemerwa muri jye. Wamaze kurimenya icyo Imana igushakaho, birambirwe uyinihire. Va mu kuganyira abantu, va mu gutabaza abantu, va gushyira mu byiringiro byawe ku bantu. Oya, vayo, iringira Uwiteka. Umuririmbyi yararimbye aravuga ngo ku manywa na nijoro tumbira Yesu wenyine, habe no mu makuba tumbira Yesu wenyine, muri iyi si no mu ijuru niwe wo kwiringirwa. Agashyiramo igitero ngo gukiranuka k'umuntu kurandura kukagira ibizinga, none umubona ari mwiza ejo ugasanga yahindutse ukundi. Ku manywa na nijoro tumbira Yesu wenyine, habe no mu makuba tumbira Yesu wenyine, muri iyi si no mu ijuru niwe wo kwiringirwa. Bakomereze kugira neza kw'Imana. Umwana yararize, ageze aho arihoza, umutima wanjye urababara, numva ibyo ntawe nabibwira, numva sinabibwira umugabo, numva sinabibwira abavandimwe, numva nta wundi nabimenyesha, numva n'Imana Data yonyine nabimenyesha, numva niwe ufite igisubizo, numva niwe wantabara, numva niwe wandengera, numva niwe wanyumva. Numva niwe wagera mu mubabaro w'umutima wanjye, numva niwe wanyumva. Haleluya. Imana ni nziza, Imana iratabara. Umwana ararira arihoza, Ise araza aramuterura, yakubise amaso se arongera ararira. Hanyuma Ise araza aramuterura, amuhereza umwisengeneza wanjye bafatanyaga kundwaza. Araza aranterura anjyana mu cyumba. Nageze mu cyumba sinaryama, ndicara, ariko ibyiringiro byanjye numva imbere y'igitanda hari akameza. Sinzibagirwa Yesu wampagurukije uwo munsi. Hari akameza, numva mu bitekerezo byanjye no mu kwizera kwanjye Yesu yicaye kuri ako kameza. Ndamuganiriza, numva twegeranye cyane. Ndamubwira ngo Mwami Yesu, wowe ntibikubabaje? Ntabwo bikubabaje kuba ntashobora kuramira umwana wanjye, kuba ntashobora guterura umwana wanjye, umwana wanjye agahungabana mureba? Njyewe birananiye kubera ko ingingo zanjye ntizikora, ariko kuri umuremyi, muri stoke yawe nta simbura ngingo, ntago wakongera ukandema. Imitsi yanjye ntiwayikomeza, amagufwa yanjye ntiwayubaka. Numva ntacyo anshubije, ariko numva aranyumvise. Haleluya. Ndangije ndongera ndamubaza bwa kabiri, ubwa gatatu mvuga nshakuje, ndavuga ngo Mwami Yesu, ntanga itangazo kudashoboye kumpagurutsa. Sinzibagirwa ijwi rya Yesu, arambwira n'ijwi ry'imbaraga ngo haguruka. Ibyo mvuga ni ibintu bifite abahamya benshi, harimo n'abaganga bankurikiranaga, bansezereye bambwira ngo pararize mfite nibura mu myaka 3. Nibwo
nzaba nshobora gufata imbago y'ukuboko kumwe. Ariko mu mezi 3 gusa nibwo nagiye kwiyerekana mu bitaro byitiriwe umwami Faisal. Muganga wankurikiranaga abona ukomeze, ankorera certificate ya fitness. Ibi mvuga ni ibintu bizwi, ni ibintu bifite abahamya. Umwana wanjye ubarangije wa 6 primaire, uwo wari ufite amezi 6 ngwa muri koma. Nahagurutse mukuru wa ndeba, niwe wahamagaye abantu bose baraza babona ndagenda jyenyine. Rero bivuga ngo Imana ijya imanuka ikareba, ntabwo ireba gusa. Imana iyo yakumanukiye, Imana iyo yakuziye, ntabwo ireba gusa. Oh, haleluya! Nicyo nyikundira Imana y'igitangaza, nicyo nyikundira Imana Data. Imana ni Imana ishobora byose. Haleluya! Nimureka tuyiringire. Bene Data, wowe wahungabanye, wowe uri mu bibazo bitandukanye, wowe abantu bamaze kurambirwa, wowe abantu batacyumva, wowe abantu batakiringira ibyawe, wowe abantu bahinduye ubunyabinyoma, wowe urimo guca mu bibazo, abantu bakavuga ngo Imana yaragutaye, Imana yakoreye yarakuretse. Bivuga ngo nugukiranirwa kwawe, Imana yaragukubise, Imana yaraguhannye. Ntabwo Imana yaguhannye, Imana igufitiye imbabazi nyinshi. Haleluya! Mu maganya ya Yeremiya haravuga ngo ibice 3, haravuga ngo Imana ntinezezwa no kubabaza abantu, ntinezezwa no kubabaza abantu. Hakavuga ngo nabaye nkuretse akanya gato, ariko nzakugarukira. Oh, haleluya! Imana igigaruka, Imana igigaruka, Imana igitugarukira, Imana igitwereka ubuntu bwayo, Imana igitwereka imbabazi zayo, Imana igitwereka ineza yayo. Oh, haleluya! Imana igitugarukaho, kandi ijambo ry'Imana ni ukuri. Haleluya! Ijambo ry'Imana ni ukuri, ni rizima. Imana ntago yavuze yivugisha, ibyo yavuze no gukora irabikora, ibyo yavuze no gusohoza irabisohoza, ibyo yavuze. Haleluya! Nta jambo ryavuye mu kanwa k'Imana rizapfusa. Icy'ingenzi rero, ijambo ry'Imana urigira iryawe. Niba warakiriye Yesu akakubera umwami n'umukiza, niba kandi utaramwakira, umwakire akubera umucunguzi. Icyo bivuga rero ni umwami. Iyo umwemereye ko kubera umwami, akubera n'umucunguzi. Haleluya! Gucungura ni iki? Aragucungura akagukura mu byaha, akakwejesha amaraso ye. Aragucungura akagucungura mu bibazo, akagucungura mu bikuremereye. Niwe wenyine mu isi yose, niwe wenyine kuva isi yaremwa wireherejeho indushyi. Ntago mbizi ko aya magambo mushobora kuba muyumva neza. Niwe wenyine wireherejeho indushyi. Yaravuze ngo mwese, haleluya! Uwo ntasanzwe, uwo ntasanzwe. Yesaya we yaravuze ngo ni umwami w'amahoro. Arongera aravuga ngo ni igitangaza. Arongera aravuga ngo ni Data wa twese uhoraho. Arongera aravuga ngo ubwami bwe buzaguma ku bitugu bye. Yesu ashimwe cyane. Haleluya, haleluya, haleluya! Ndafashijwe. Ni igitangaza. Aravuga ngo mwese nawe urimo, mwese nanjye ndimo, mwese abajura barimo, mwese abambuzi barimo, mwese abanyabyaha barimo, mwese ibimuga birimo, mwese abarwayi barimo, mwese abakene barimo, mwese abakire barimo, mwese abari hejuru barimo, mwese abacishijwe bugufi barimo, mwese abato barimo, mwese abakuru barimo. Aravuga ngo mwese murushye kandi muremerewe nimuzi. Haleluya! Ntawubaho wireherezaho indushyi.
isi ishobora kuba itakubona kurushye ariko urushye cyane. Abantu ntago bagira amaso ashobora gucengera ngo arebe mu miruho y'imitima y'abantu, ngo arebe ibintu barimo gucamo bibaremereye, keretse Yesu wenyine. Haleluya. Ni Yesu wenyine ndamukunda. Haleluya. Yesu ndamukunda. Ndamukunda. Ni umwami utakwihakana igihe uri mu bibazo. Niyo mpamvu yahamagaye indushyi aravuga ngo mwese nimuze. Abisirayeli rero bari barushye nk'uko waba urushye, kandi iracyari ya Mana ya yindi yabanye n'Abisirayeli. Niyo Mana yacu, niyo Mana yacu twiringira, kandi Imana twiringira irakora ntihinduka, ihorana umurava n'imbabazi. Ndagusabye rero, niba utarizera umwami Yesu umwegurire ubuzima bwawe akugirire neza. Niba waranamwizeye ukabuca mu bibazo, mutabazi, mwizere, muhamagare, munihire imbere, mwereke imibabaro yawe nubwo ayizi. Arakubera umutabazi kandi arakubera umurengezi. Ushaka gukizwa, subiranamo nanjye amagambo, vuga ngo mwami Yesu, uyu munsi ndakwiyeguriye, ndakwakiriye ngo umbere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Uyu munsi mpitemo kukwizera, nzagukurikira iminsi y'ubuzima bwanjye bwose. Nawe unyambike imbaraga ushoboze, unyandikure mu gitabo cyo kurimbuka, unyandike mu cy'ubugingo. Nanjye nzemera kugukurikira kubw'ubuntu bwawe n'ineza yawe. Mana ndagushimiye mu izina rya Yesu. Nkwaye icyubahiro nkushimira kubw'ijambo ryawe unyujije mu kanwa kanjye, rikaba risanze ubwoko bwawe. Ndagusabye kugira ngo abakwakiriye ubakomereze mu mbaraga zawe mwami, ndetse n'abarwayi bakize, n'abari mu bibazo babere umutabazi, kuko nganiriye kuri Imana ijya igaruka ku bantu bawe. Icyubahiro n'ishimwe ni ibyawe mu izina rya Yesu. Amen. Amen.